turabasuhuje abakurikiye Docs 14 TV. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro ibyo wamenya, nkaba ndi hamwe na bagenzi banjye. Jado mwiriwe. Mwiriwe neza. Emmanuel mwiriwe. Ngiye kwirirwa. Uyu munsi rero ndumva dushaka kuganira ku buhanga abanyarwanda bamwe bavugwaho butabyazwa umusaruro. Ese Emmanuel, iwanyu hari umuntu harutera umwaku? Bajya bavuga yuko arimo abantu batera umwaku, ariko njyewe ntabwo nabihamya yuko umuntu atera umwaku. Ariko abantu bavuga yuko umuntu ashobora kuba yatera umwaku. Ese Jado, ibintu bijyanye no kugendera ku rutaro ubyumva ute? Numva bavuga ngo mu Rwanda byahozeho, na n'ubu ngo hari ibice bimwe na bimwe by'igihugu abantu bakibugenderaho, gusa nta gihamya mfite kuko ntari nabibona. Ariko byagenda kose, iyo ikintu kikiri mu mitwe y'abantu n'ubu bakikizereramo birashoboka ko baba bakibugenderaho. Rero kuki ubuhanga abanyarwanda bamwe bavugwaho butabyazwa umusaruro kugira ngo nyirabwo yunguke? Ukumva ngo runaka atera umwaku, kuki uwo muntu atashinga kabine abakeneye serivisi zo gutera umwaku bakamusangayo, abayemo bagaterwa umwaku ujyanye n'igiciro uwawuhashye yashoboye kwigondera? Birumvikana ko n'uwutewe yasimbukira kuri ibyo biro gushaka umuti, maze nyiri impano yo gutera umwaku akunguka kabiri. Ukumva ngo nyiranaka baramuzinze buriya ntashobora kubyara. Abo bamuzinze bakwigaragaje koko bagahabwa umwanya, uwifuza kuringaniza imbyaro akabagana bakamurwanaho, maze ibinini n'ibishinge bihenda kandi bikagira n'ingaruka mbi ku wabikoresheje tukabisezerera. Ubu buhanga umenya bwagemurwa n'imahanga. Ukumva ngo naka ni umurozi n'isaza arayica, tukarenga tugatumiza imiti yica imbeba imahanga. Abarozi bakwiyegeranyije bagakora imiti yica udukoko twangiza cyangwa dutera indwara ikagurwa, bakunguka maze abantu bakaba babaretse. Ukumva ngo naka afite ibitega n'ibindi bisa nabyo biteza uwo ashaka bikamukosora, mbega umutungo upfa ubusa. Ibintu nk'ibyo byumvira byakoreshwa imirimo y'ingufu, bigahinga, bigasarura, bigakora isuku mu mujyi, nyirabyo akishyuza. Erega byanagira umutwe w'ingabo ukomeye urwanira mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere no mu mwanzi imbere, ubwirinzi bw'igihugu bukarushaho gukazwa. Ukumva ngo aha n'aha bagendera ku rutaro, basha mwashinze agence mu mujyi, njye sinazongera no gutega no kwiteza imirongo yo muri gare ya nimugoroba, ndetse no kujya mu ntara n'imahanga tike nayigura iwanyu. Ubanza mwe mwakwihuta dore ko na Sofia zitagera iyo mu kirere. Umenya na polisi yaruhuka, impanuka zikaba umugani. Kuki abitwa n'abiyita abapfumu n'abahanuzi batahabwa imyanya mu kigo cy'iteganyagihe, bagasimbura bya byuma bihenda bikanibeshya? Kuki batajya mu bashinzwe igenamigambi umuntu akamenya ibiteganywa imbere akabasha kwirinda? Ko n'iyi Covid isi ihanganye nayo twakabaye twarayimenye mbere tukabasha kuyirinda. Umenya na Ukraine akaba yaramenye ko Uburusiya buzayitera, ikabuteza ibitega hakiri kare itarinze yagera mu gihugu cyabo kigasenyuka. Ese Manuel, ibyo bintu ubyumva ute? Ibyo bintu rero ntekereza yuko byaba atari ukuri, kuko yaba ari ukuri abantu bose bazajya bashaka kubikoresha kugira ngo atazagira ikintu kibatera, bazajya babyifashisha hakiri kare mbere yo kubibaho. Jado wowe ubyumva ute? Icyo ntekereza nko kuri ibyo bintu bya hariya mu Gisaka bagendera ku butaro, icyo mbona abantu, niba hari abantu babyizeramo ko byabagirira akamaro, bahazakora urugendo shuri bakasura ibyo bice, bakababaza kuko niba bihari ubikeneye akaba yabikoresha. Nicyo ntekereza. Ndumva rero natwe nka Docs 14 TV twazashaka uburyo twerekezayo kugira ngo tumenye amakuru y'impamo kuri ibyo bivugwa. Cyane byadufasha kuko buriya kugera kuri tere ni ngombwa, nibwo ufata amakuru yuzuye neza. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Murakoze nawe. Murakoze cyane.